Umva iyi nkuru y'umusore w'imyaka 25 uturuka mu karere ka Rubavu wariye amafaranga y'umukobwa akamubeshya kazamutwara nyuma yo hakanga kumutwara uyu mukobwa akaza kumurogesha bakamuroga mu by'ukuri ibibembe byo mu maguru ndetse n'ubugabo bwe bakaza ko babukuraho. Basore muze kwicara iyi nkuru ibasigira isomo by'umwihariko abaturuka mu mujyi wa Kigali dore ko ari mwebwe mukomeza kugenda mukura aya manyanga mukabeshya abakobwa mugenda mubatendeka mukabwira ko muzabatwara nyuma yo mukaza kuba mwabenga. Bakobwa namwe iyi nkuru ize kubasigira isomo kuri mwe mukomeza kugira mukunda abahungu mukabimweriramo bikaza kurangira mu by'ukuri mubahaye urukundo rwanyu rwose ndetse n'ubutunzi bwanyu bwose bikaza kurangira batabatwaye, ariko nyamara hari igihe uzajya kurogesha ntibize kuba byakunda bitewe nuko uyu musore nawe ashobora kuba nawe yaragiye mu bapfumu gushaka imiti waza kumurogesha bya birozi ntibize kuba byafata. Bakobwa nimwiga kumenya ubwenge, namwe basore mwige kurya amafaranga yanyu mwakuri. Ndajya mu by'ukuri dutangiranye n'iyi nkuru ikomeza kugenda igaragazwa, ni inkuru yakomeje kugenda imenyekana mu karere ka Rubavu. Umusore w'imyaka 25 bita Jean Claude wariye amafaranga y'umukobwa akamubeshya ko azamutwara nyuma yo mu by'ukuri akaza kumutendeka n'undi mukobwa akitwarira uwo mukobwa bikaza kurangira uwo mukobwa muhaye amafaranga atamutwaye, ariko uyu mukobwa nawe ntiyaje kuva kwizima mu by'ukuri aza kuba yamurogesha. Ndagira ngo mu by'ukuri iyi nkuru tuyitangirane mu karere ka Rubavu ku musore w'imyaka 25 watangiye ateretana n'umukobwa bita Jacqueline. Uyu mukobwa bita Jacqueline yari yagiye mu gihugu cya Oman gushakayo amafaranga cyangwa se gushakayo ubuzima, akomeza kugenda akora, ariko mu by'ukuri yarasize umuhungu mu mujyi wa Rubavu. Biza kurangira Jacqueline uko yabonaga amafaranga ayohereza uyu musore Jean Claude akabeshya Jacqueline ko mu by'ukuri azamutwara. Ubwo kandi muri Oman ndagira ngo mu by'ukuri mwakomeje kugenda mwumva nyine ko ibintu bikomeza kugenda bikara cyangwa se kubona amafaranga bigakomeza kugenda bigorana cyane, nibwo Jacqueline yaje kwigira inama yo kuzajya akorera amafaranga akayohereza uyu musore Jean Claude bakundana, mu by'ukuri akamubwira ko bagomba kuba bakubaka inzu muri Rubavu, ariko mu by'ukuri kugira ngo uyu bita Jacqueline naza kuba yava muri Oman nyine mu by'ukuri azasange umusore bakundana yarubatse inyubako muri Oman. Rero uyu mukobwa aragiye akoreye amafaranga yohereza uyu musore bita Jean Claude kandi mu by'ukuri akaba yarafite ingeso yo gukunda abakobwa nk'abasore bo muri iyi minsi. Ndagira ngo bireze cyane mu by'ukuri uyu musore Jean Claude yari yifite undi mukobwa yakundaga bita Roxa mu by'ukuri yakundanaga na Jean Claude amubwira ko bazashakana nyuma mu by'ukuri urukundo rwabo ruza kuba rwagira kure, ariko mwibuke ko bakiniraga ku rukundo rw'umukobwa wari uri muri Oman bita Jacqueline wishakiraga ubutunzi cyangwa se mu by'ukuri amafaranga kugira ngo azabane ni musore bita Jean Claude. Uyu bita mu by'ukuri Jacqueline yakundaga Jean Claude cyane bihebuje cyane kugeza nubwo agiye muri Oman agatangira gukorera amafaranga twa dufaranga twose yakoreye akatwereza mu by'ukuri uyu musore bita Jean Claude nawe agafata ya mafaranga agasohokana wa mukunzi bita Roxa mu mujyi wa Kigali bikaza kuba byarangira babeshye Jacqueline yaragiye arakora kuko arakora mu by'ukuri akorera amafaranga agera kuri miliyoni 25 za miliyoni 25 akuramo miliyoni 15 azohereza uyu musore bita Jean Claude mu by'ukuri yabwiwe na Jacqueline umukunzi we uri mu gihugu cya Oman ko agomba kuba yakubaka inzu ko agiye kuba yata mu myaka itarenze 2 akaza bagakora ubukwe n'ubundi mu by'ukuri bakibanira nk'ibisanzwe nyine nk'abantu bakundana bose bafite intego yo kuba babana. Uyu musore mu by'ukuri yakoze ikosa rikomeye cyane mu buzima bwe, yaje kuba yicuza cyangwa se mu by'ukuri ibyaje kuba byamubaho nagahuma munwa. Basuri ndababwira ngo mu by'ukuri nongera kubisubiramo mujye mwiga kurya amafaranga yanyu ndetse kanini munakunda mwirinde gutendeka bakobwa namwe muze kuba mwamenya ubwenge. Hashize ukwezi uwitwa Jacqueline yohereje amafaranga aturutse muri Oman yaje gufata telefone ahamagara umukunzi we kuri video call baraganira nk'ibisanzwe. Nyuma yo kuganira kandi Jean Claude aza kuba yabwira Jacqueline ko amafaranga y'inyubako yaje kuba yaba make, nuko uwitwa Jacqueline yarasigaranye miliyoni 10 kuko yarafite miliyoni 25 amwereza miliyoni mu by'ukuri 15 asigarana miliyoni 10 za miliyoni 10 yarasigaranye akuramo izindi miliyoni zigera kuri 3 arazifata azohereza uwitwa Jean Claude mu by'ukuri yari arimo kuba yakira ku rukundo cyangwa se ku mutima ndetse yirangigije ko yakiniraga no ku mafaranga yavunnye uyu mwana w'umukobwa bitaga mu by'ukuri Jacqueline wari imfubyi ajya mu gushakira ubuzima mu gihugu
gihugu cya Oman. Uyu nguyu rero mu by'ukuri bita Jean Claude yaje kwita afata agura inzu ya miliyoni 17 asigarana miliyoni enye kuko bari bamuhaye miliyoni 21. Bwa mbere uwitwa Jacquina yamwereje miliyoni 15, ubwa kabiri mu by'ukuri amuhereza miliyoni 6 zose waziteranya zikaza kuba zaba miliyoni 21. Mu by'ukuri muri izo miliyoni 21 witwa Jean Claude yakuyemo amafaranga agera kuri miliyoni 17 aziguramo inyubako arangije yibanira na wa mukunzi we bita Loksa. Nukuri uyu musore yakoze ikosa rikomeye cyane, yaje kuba yakicuza mu buzima bwe bwose. Kuri aka kanya arimo gutakamba asaba imbabazi uyu mwana w'umukobwa bita Jacquina bitewe n'ibintu yamukoreye, abitewe nuko mu by'ukuri yaje kuba yamwambura cyangwa se akakinira ku marangamutima n'urukundo rwe, akaba yayakiniramo akamubeshya. Witwa Jacquina aza kuba yareba umuganga, mu by'ukuri uyu muganga aza kuba yahereza igihano uyu mwana w'umusore bita Jean Claude, bamuroga ibibembe ndetse kandi bamwereza n'inzuki nyinshi cyane, ubundi n'ubugabo bwe baza kuba babukuraho kugira ngo ntagire n'undi mugore azabasha kuba yashaka. Uyu muganga mu by'ukuri yaje gufasha Jacquina, barangije bahereza igihano kikwiriye witwa Jean Claude. Ndetse nuza kuba wanareba muri iyi minsi uraza kuba wasanga abasore bakomeza kugenda babeshya abakobwa bakabarya amafaranga yabo, ugasanga mu by'ukuri n'abakobwa nabo ntabwo ari shyashya, barabeshya abasore bakabarya amafaranga yabo. Uyu muganga yakomeje kugenda abwira uwitwa Jacquina ko mu by'ukuri uwo bazahura wese afite ikibazo nk'icyo ngicyo, harimo n'ibibazo by'inyatsi ndetse kandi akaza kuba hagaragaramo n'ibibazo byo gukora ukanga, amakimbirane yo mu muryango ndetse n'ibindi bibazo byose bigiye bitandukanye, cyangwa n'ibindi by'amarozi yananiranye no kuba warivuje bikaba byakanga gukira, ukaba warashakishije ku isi hose wifuza bikaba byaranze. Uyu muganga niwe wenyine waje kuba wafasha Jacquina, ndetse nawe kuri aka kanya ufite ibibazo nk'ibyo ngibyo ashobora kuba yagufasha ukaba wakira neza. Uyu musore mu by'ukuri yakomeje kugenda agaragaza ko akimara kuba yahabwa iki gihano yatangiye ahamagara uwitwa Jacquina amusaba imbabazi ndetse kandi amubwira ko agiye kuba yamusubiza amafaranga ye, bakaba mu by'ukuri bamukiza cyangwa se bakamukuraho ibihano baje kuba bamuhereza. Uyu mwana w'umukobwa bita Jacquina yari afite agahinda gakabije cyane ndetse kandi yararakariye uwitwa Jean Claude, ariko kandi Jean Claude bakundanye na mbere mu by'ukuri aramuhamagara amusaba imbabazi, amubwira ko agomba kuba yamukuraho ibimwe mu bintu yamushyizeho ndetse kandi amubwira ko agiye kuba yamuhereza aya mafaranga yose bakaza kuba banakibanira, ndetse kandi akaba yareka uwitwa Loksa wari habarariye cyangwa se mu by'ukuri uwo bari basanzwe nyine bashuka cyangwa se babeshya uyu mukobwa wari waragiye mu gihugu cya Oman. Ariko kandi uyu wita Jacquina yari yarababajwe cyane n'uwitwa Jean Claude, amubwira ko atazamukuriraho icyo gihano kugeza igihe azumva ko guhemuka atari byiza cyangwa se kuba wabeshya igitsina gore cyangwa se abakobwa bitari byiza. Uyu musore mu by'ukuri kugeza n'aka kanya mu karere ka Rubavu n'umwe mu basore bakomeje kugenda basurwa n'itangazamakuru, n'umwe mu basore mu by'ukuri bakomeza kugenda babwira abana b'abasore bo muri iyi minsi ko bagomba kuba bakiyumva cyangwa se mu by'ukuri bagomba kuba bakorera ibintu byabo kuruta kurya ibyo batavunikiye. Ndetse namwe basore iyi nkuru ibabere isomo rikomeye cyane, namwe bakobwa.